Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana kuri ba bandi bayifuriza abandi. Kanze gato. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, namwe mwumva runo rurimi, mpamya ko uko mbyumva ariko ni nako mbihamya, ni nayo myizerere indimo, kuko burya waramutse ugiye ku rugamba ukagenda uzi ko uri butsindwe, cyangwa ukagenda nta byiringiro ufite ko urwo rugamba uzarutsinda, mpamya ko waruvaho. Mpamya yuko abantu barwanya FPR byanga bikunda bipfa bipfusha bazagera aho bayitsinde. Uko byagenda kose izagera aho itsindwe. Yabyanga, yabyemera, yashyigikirwa n'abakomeye n'abaremereye ku isi, ariko izagera aho itsindwe. Ibyo byo bindimo. Nta n'icyo nakora kugira ngo bimvemo, niyo napfana ibyo byiringiro. Ikintu cya mbere burya ku muntu ni ukugira igihagararo, ukagira n'icyo wumva kurwanira, kandi icyo urwanya ukumva ko ari kibi, kidashobora gusa n'icyo urimo guharanira kugira ngo kigerweho. Buriya n'inkotanyi nubwo zaje zizanye amahano mu gihugu, ariko zaje zifite ibyiringiro ko zizatsinda ingabo za Habyarimana, kandi byarabaye. Rero uyu munsi icyo bisaba ntabwo ari ugutsindisha ikibi kibi, nta nubwo ari no guharanira ko duhiganwa mu bibi, cyangwa se twumva yuko ngo kubera yuko Habyarimana yavuyeho yarishe Kayibanda, ngo na Kagame akavaho amwishe, ngo na Kagame navaho benda azaveho ari uko tumwishe, aba aricyo duharanira, cyangwa se ari nacyo dushyira imbere, ngo kubera yuko Magayane yabivuze. Niba yarabivuze bivuye ku Muremyi, byanga bikunda bizaba, mu nyumve neza. Ariko njye ntabwo aribyo nifuriza Kagame ko aribyo byamubaho. Oya, njye Kagame mwifuriza ko ashobora kubaho akareba ubutegetsi abantu bifuzaga bukorera rubanda, budakorera agatsiko, cyangwa se budakorera ababatumye, cyangwa se butica abantu butanabarenganya, nawe bukamurenganura kuko nawe araboshye. Aboshywe n'abamutumye, aboshywe n'ibyaha yakoze kandi biremereye. Ngero numva twatandukana n'uwo muntu dushaka gusimbura kugira ngo Imana iduhe kubasha kumusimbura. Icyo rero nemera mu mutima wanjye ni uko Imana itabuze imbaraga cyangwa ngo ibure uwiduha ushobora gusimbura Kagame. Ntabwo byashobotse. Ahubwo yararebye isanga muri twebwe twese mu bishaka kuduha abashobora gusimbura Kagame tubavuna. Ishobora no guhagarika ibintu cyangwa ikabitinza cyangwa ikanabikuraho mu bushake bwayo, kuko nta twese ntawe uyikoresha. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu Magayane yavuze bibeho 100%. Nta nubwo ari na ngombwa ko niba bihindutse cyangwa bigahagarara bivuze ko bitazabaho cyangwa bidashobora kubaho, cyangwa se bitanavaho. Byose birashoboka bitewe n'ubushake bw'Imana, bitewe n'uko yatubwiye tukanga kumva. Kambabwire, buriya iyo ugiye mu mateka y'abantu bakomeje kwizera cyane, ntabwo Aburahamu yari azi ko azaba sekuruza w'abemera, kandi yari umuntu nk'uko nawe uri umuntu, yari umuntu nk'uko nanjye ndi umuntu. Ariko hari ibyo yabonye bitagendaga, bitari binashimishije, aravuga ati ibi bintu ngiye guhagurukira kubirwanya. Arahaguruka arabirwanya. Muzasoma amateka ya Aburahamu muzasanga ari maremare, inzira yanyuze muzasanga mwe mutayishobora, ariko uyu munsi hari iyo ushoboye na Aburahamu nawe adashobora gushobora igihe aka kanya wamuzana. Simvuze ngo tugiye mu myemerere, ngiye kuvuga ko mu myemerere njye nagira ngo nkwereke ko hari ibyo ushoboye uyu munsi. Urugero, ushobora kuzana Aburahamu ukamuhereza telefone, wamuhereza telefone ukamubwira uti ngaho uyikoresha, ahubwo ati ibintu njye ntabwo mbizi. Mugiye kumbwira ngo Imana yabimushoboza bya bindi byo guhuma abantu mu maso ngo dusinzire, twe gutekereza icyo Imana ishobora kudukoresha kugira ngo natwe tubashe gukora nk'uko Aburahamu bakoze. Erega bari abantu nk'uko natwe twari abantu, mubyanga mubyemera. Ariko hari ibyo babonye bigomba guhinduka, bo babanza kwemera guhinduka kugira ngo bashakishe imbaraga z'Uwiteka zibashe kubatera inkunga muri bya bindi bashaka ko bihinduka muri bwa buryo babishakagamo. Rero niba Aburahamu yari umuntu, wumve ko abandi bose bakomoka cyangwa se bafite imyizerere ikomoka cyangwa ishingiye ku bya Aburahamu dushobora kwizera no guhindura. Twese tubishatse tukamera nka Aburahamu wari umuntu, dushobora gukora nk'uko yakoze, kimwe n'abandi bose baje bamukurikiye. Aburahamu bose bari abantu,
ba Muhamadi bari abantu, ba Yesu bari abantu, abahara bari buvuga bati yewe bati Yesu wacu yamuvuze, bati Yesu yari Imana, nta rusaku nta n'impaka nshaka bitwara uko ubyumva, ariko wumve ko yari umuntu kandi abantu bamubonye nk'umuntu yambaye umubiri nk'uwawe, yararuhaga, yararyamaga, yarasinziraga. Sinje kukwigisha iyobokamana, ahubwo ndagira ngo turebe niba aba bantu baje baharanira gukuka amenyo, abandi bati barabambwe, abandi bati bashyizwe mu miriro, abandi ngo bashyizwe mu nzobo z'intare, niba mu bari abantu nk'uko nawe uri umuntu uyu munsi. Hari ibintu rero biri mu gukorwa na FPR uyu munsi, we wumva yuko byagahindutse. Ntabwo ari Aburahamu uzaza kubikuraho, ntabwo ari Yesu cyangwa Muhamadi, nta nubwo ari na Mose cyangwa se Dawidi cyangwa Danieli n'abandi nk'abo, oya. Ahubwo ni wowe wumva ko ugomba guhagarara muri cya kirenge cya ba bandi nabo barwanyije ukuri amenyo agakuka, buvuga ko babambwe cyangwa se uvuga ko bahizwe cyangwa se uvuga ko bataye mu rwobo rw'intare, ugahagarara nawe ukihindura, wamara kwihindura cyangwa nkihindura, twarangiza tugahagarara na za ntare kandi twazihagararamo n'iziturye, kubera ko tuzaba turi kumwe na za mbaraga n'aba bandi bari bari kumwe nazo. Kereka niba twemera ko ziriya mbaraga zari iz'abariya gusa twe zitatureba, ariko hari ibibi biri mu gukorwa na FPR uyu munsi bisaba za mbaraga zidasanzwe. Ntabwo bisaba ibisasu kuko barabifite, ntabwo bisaba abasirikare kuko barabaturusha, ariko ushobora kumera nka Dawidi ugakindura Goliyati kumugaragara izuba riva kandi wari usuzuguritse. Goliyati yarazengurutswe n'ingabo zingana nka ziriya Kagame afite. Ibi ndababwiza ukuri, iyi myizerere ndayifite, kandi ni wumva yuko bikurimo nawe wumve ko bikuri, ariko ntabwo bizakujyamo kubera ko uzasoma ibyashyizwe hariya ukumva yuko bitakureba, kumva ko hari abo byarebaga wowe bitakureba. Karomba mbabwire, FPR yakwije ikinyoma uyu munsi, cyatereye abantu ubwoba, isi yaratitiye, nta n'ushaka no kukivugaho. Yemwe niyo havuzwe musarebe FPR, ikivuzwe cyose ntigira ibitekerezo. Ibi ndababwiza ukuri, nta bitekerezo igira. Ikivuzwe cyose bahita bavuga ngo jenoside ngo yakorewe abo bita Abatutsi. Ngiki kinyoma gikomeye. Ntabwo mpakanye ko abitwaga Abatutsi batapfuye, munyumve neza, ariko kubyita jenoside yakorewe Abatutsi nge ntabwo mbyemera, ni impamo pe. Kandi umuntu utabyemera nkajya kumva ko iki kintu cyaje ari igikangisho kugira ngo FPR igume ku butegetsi, azumva icyo mvuga, azumva yuko tugomba guhagarara tukarwanya kino kinyoma, tukabwira isi yose tuti nidushaka dupfe, nimushaka mutubambe. Iki ni ikinyoma FPR yashyize hariya kugira ngo kiyibashe kuyicaza ku ntebe y'ikinyoma mu Rwanda, yice abantu nka Bigabiro, yica abantu nka Mbonyumuvunyi, yica abantu nka Kizito, yica abantu nka Niyomugabo, yica abantu nka Bahati, yice abantu nka Karegeya ibasanze South Africa, yica abantu bavandireka mbabwire nk'aba Rwigara bayifashije, yica abantu nka ba Sendashonga, yica abantu nka Barizinde. Niyo bari abantu pe, ntabwo mvuze ngo ntabwo bagombaga gupfa, munyumve neza, ntabwo mvuze ngo nibo yishe bonyine, babandi b'ikibeho yarimbuye bari abantu, bagakwiye kuba bavugwa pe, ni impamo. Kandi ibi ndabibabwira nemeza umutima wanjye ko ukuri kugomba kuvugwa nk'ukuri, kurusha ko akunda abantu twirwa duhanganye na FPR mu binyoma, twirwa turata hariya ngo yagize ngo yaremye Abatutsi, ngo reka natwe turema Abahutu tugaragaze ko ngo bigomba kuba 5 kuri 5, ngo cyangwa tugomba guterana amakofe, ngo tugahagarara abatujya inyuma, nyamara tudafite ukuri. Ukuri nuko FPR tugomba kuyibwira ko ukuri tukuzi. Ibi bintu yagize ibikangisho, Kagame n'abagiye muri bya bindi babeshya ngo ni amatora bya kinamico ryabo, nta bindi avuga. U Rwanda aho rwavuye, abantu twapfushe, kandi nabo barisha abantu, baraboshya rubana kandoye, barakubise abantu amafuni, baragiye muri Kongo bakarimarima nk'abari mu guhinga ibishyimbo, kugeza ubwo Mubaraka Muganga byigamba. Reka mbabwire inshuti zanjye, ukuri nuko gukenewe kukuvuga. Tukabwira FPR ngo abacu bapfuye nk'uko Idamange yabivuze, dukeneye ko bahambwa. Ntabwo dukeneye ko mwirwa mubacuruza, ntabwo dukeneye ko mubanika ngo mubagire ibikangisho by'abantu batekereza. Bagomba guha Abanyarwanda amahoro, bagomba guha abaturanyi Burundi bukagira amahoro, bagomba guha Kongo amahoro, bagomba guha Uganda amahoro, bagomba guha Tanzania amahoro. Kandi barahari, bumva yuko uko byagenda kose niyo byaba bimureba yakwemera kubihanirwa, aho kugira ngo bijye kuzira umwana we.
muzi kugira ngo FPR ba Kagame bayibingira aba bose ba Mubaraka Muganga aba bose muzi kugira ngo babeho batagirira impuhwe abana babo babyaye. Biriya bintu muzi ko bari mu gukora bishobora kuzagaruka abana babo cyangwa abuzukuru babo. Erega mu tugomba gutabara harimo n'abana ba Kagame, harimo n'abana bayibingira, harimo abana ba Kazura, harimo abana aba bana bagomba gutabarwa. Ni mama ntabwo bazira ibyaha bya ba sepe. Nuko nabonye abana ba Kagame no basigaye barigize ibihangange, harimo nsigaye mbona agenda rwose yareza agatuza reka yakunje. Ni mama aragashaka kugushuka akakuroha nk'uko hari abana ba Kadafi bajyanye nawe, arashaka kugushuka akakuroha nk'uko hari abana ba Sadamu bajyanye nawe. Ni mama ibintu uriya mwana yagakwiye kuba bivamo, yagakwiye kuba bivamo, cyangwa se agakora igikwiye. Niba ari ugufata se akamufata mpira akabwira abantu ati nyamuneka ibi bintu mbona bizamarira umuryango reka ntabare hakiri kare, nawe birashoboka ko yabikora. Rero niba aka kanya tutari twumva ko twe tugomba guhinduka, ni naho nahereye nubwo nazanyemo n'ibindi nkazanamo amazina y'abantu, niba tutari twumva ko tugomba guhinduka ahubwo tukumva ko tugomba gukora nabi nk'uko FPR yakoze nabi, tukumva yuko tugomba kurushanwa na FPR kwamamaza ubugome, amacakubiri, inzika, inzangano, inzigo bidashira mu banyarwanda, ntabwo Uwiteka ashobora kudutera inkunga yo gukuraho FPR. Niba dukeneye inkunga y'Uwiteka, tugakenera impinduka izatuma abana bacu barama, tukazakenera impinduka izatuma Uwiteka yitera inkunga ku buryo u Rwanda rwacu ruzaba icyitegererezo ku isi, tubanze twebwe ubwacu twikubitemo itoroshi, yabajye yaba wowe uzumva ibi, yaba n'undi wicaye mu rugwiro wumva ko akomeye cyangwa aremereye nyamara atari mu guteganya yuko ejo ashobora gupfa, yarariye byararangiye, yaricaye, yagenze ibihugu, yagenze amahanga, ariko abana bawe n'abuzukuru bawe urwo buri mu kubacukurira ubona bazarutaruka. Rero ntabwo Uwiteka yabuze imbaraga zidutera inkunga ngo dukureho FPR, ahubwo nuko yarebye agasanga twebwe tutari twamurika mu mitima yacu ngo niturangiza twumve yuko tugomba gukora ibitandukanye n'ibyo FPR irimo gukora bibi. Naho kubaka imihanda badukangisha, kubaka ama etaje badukangisha, ariko uri mu gusenyera indushyi n'abapfakazi. Uramenye nawe nugera hariya ntuzajyana umugambi wo gushukwa n'abandi bafite amafaranga cyangwa abazungu cyangwa iki ngo ujye guhirika imfubyi n'abapfakazi, ujye gukuraho abakene ngo urashaka kugira ngo unezeze babakire. Oya oya, isi nini niyo uzababwire bajya ahandi, cyangwa se ubabwire bajye gucukura mu misozi cyangwa hejuru y'amazi bahubake, nabyo biremera ko baba bafite amafaranga yo kubikora. Birwaniraho yandushye yubatse, birwaniraho umupfakazi yubatse. N'ibyawe imihanda irakorwa, nawe nujyamo rwose uzadukorere myinshi, nushaka uzadukorera ijya mu ngo zacu tuzagukomere mu mashyi. Ariko se imihanda ikorwa ni ya mihanda yinjira mu mitima y'abantu ku buryo abantu bashobora gutunganya kurusha uko bahemuka. Iki kinyoma rero mureba cyabujije abantu gutekereza, bize ngo ni jenoside yakorewe abatutsi. Ndababwiza ukuri, tutari twabwira FPR ko tubizi ko ari ikinyoma, kuko ntabwo ari abatutsi bonyine bapfuye. Nibyo abitwaga abatutsi barapfuye, ariko se nibo bonyine? Ese abitwaga abatutsi bavuye i Bugande bo ko baje bicaga iki? Iki kintu nkunda kukivuga nkanagisubiramo kikambera inshoberamahanga. Cyagiyemo buhakandoye kaba mwaboshya kandoye twababonye, cyagiyemo kubita amafuni, konjya ntanga ingero z'ahantu henshi hatandukanye mu gihugu mwakoreye amahano nk'ayo ngayo. Mwakoraga ibiki? Cyangwa namwe mwari mwahindutse abahutu bicaga abantu? Ese abatwabo nabo barishe cyangwa ntibishe? Kuko ibi bintu nabyo bijya bimbuzabuza, nkibaza ibi bintu mubamo niba muzabigonganisha kugeza ryari. Kugeza iki gihe aka kanya mu Rwanda dufite ubwoko bubiri bukomeye. Ubu bwoko ni nabwo bukunda kutuzanamo ubuhutu n'ubututsi, bukatwibagiza kubureba kandi buhari. Dufite ubwoko bw'abagome, tukagira n'ubwoko bw'abagiraneza, tukagira ubwoko bw'abantu bashobora kumva yuko ngo niyo bishe bigomba gukorwa. Muzabasanga ku mpande zombi z'abiyita abahutu n'abiyita abatutsi. Hari abahutu bazavuga ngo abiyita abatutsi burya bagombaga kwicwa ngo kuko nibo biyishe.
abatutsi bo Kagame ngo Kagame yarabavugiye pe ngo yaravuze ngo abahutu bapfuye ngo barapfuye ariko ngo ntabwo bigomba kwitwa jenoside. None se byitwa ngo iki? None se Kagame ni utanga amazina y'ibigomba kwitwa abapfuye? Ese abapfuye benshi nabahe? Yabyize ku munzani ashingira kuki? Ese kugeza kuri aka kanya kuki batatubwira umubare w'abo ngabo bita abatutsi bapfuye? Nuko se abapfuye batazwi cyangwa nuko bakomeza kubihisha kugira ngo bikomeze byitwe miliyoni cyangwa kurenga miliyoni? Reka rero mbabwire, tutari twahinduka ntabwo tuzabona ubutabazi bw'Imana. Kandi ingoma igomba gusimbura FPR ntabwo igomba kuba ingoma z'abibone, ntabwo igomba kuba ingoma z'abafite imbaraga, ntabwo igomba kuba ingoma z'abahora, ntabwo igomba kuba ingoma z'ababitsa inzigo. Ni ingoma igomba kuva ku Uwiteka, kuko ibaye atari ingoma ivuye ku Uwiteka, abanyarwanda bazongera kurira imyaka irenga 30. Bisubiremo, iyi ngoma ibaye atari ingoma iva ku Uwiteka ije guhoza abanyarwanda bose muri rusange, abanyarwanda bazongera bakarira imyaka irenga 30. Ntabwo ari uko Imana yabuze wa wundi ishobora guha idarapo, ishobora guha ikiranga abanyarwanda n'u Rwanda ngo bazamuke bahagarare ku karubanda bavuge bati twarabeshywe imyaka 30, twarabeshywe kuva u Rwanda rwitwa u Rwanda, twarabeshywe abanyarwanda. Ntabwo ari uko Imana yamubuze, ntabwo ari uko Imana yananiwe kutuzanira Dawidi. Turabafite ba Dawidi pe, ndababwiza ukuri. Ntabwo Imana yatananiwe kutuzanira Yesu. Ba Yesu barahari, ba Muhammad barahari, ba Hitler barahari, ba Thomas Sankara barahari. Nivuga ibyo ngibyo ntabwo arabaje kutwigisha iyobokamana, oya, ahubwo niba abandi biyemeza kugira umutima ukomeye bakemera guca muri ariya macumu. Kuko Muhammad yatagira umutima ukomeye ntabwo aba yaratinyutse Abu Jahal. Mose yatagira umutima ukomeye ntabwo aba yaratinyutse kuva kwa Farawo ngo ababwire ati mhoshi tugende. Dawidi yatagira umutima ukomeye ntabwo aba yaratinyutse kujya imbere ya Goliyati afite ibuye rimwe kubera yuko yari yabwiwe yuko iryo buye riri gukora ibitangaza. Aya magambo ndi mu kuvuga ni amagambo abantu bari bwite y'abasazi, bari kuvuga bati aminsi uri hehe ngo ubikore, nyamara njye nshobora kubivuga wowe ukabikora. Nta nubwo ari na ngombwa ko ari njye ubikora, ariko burya ndakubwiza ukuri, utari wumva ko abana ba Kagame nabo bagomba gutabarwa, ntawe ugiye no gutabara. Utari wumva yuko Kagame agomba kugirirwa impuhwe nubwo atazisabye, nta nubwo uzigera wubaka igihugu. Utari wumva yuko Kabarebe ibyo yavuze byose ugomba kumubwira uti ariko se burya biterwaga n'iki? Byibuze ngo aduhe amateka y'irari ry'ibyabimuteraga kubivuga, kugira ngo n'abana be babone yuko se yari yarabacukuriye urwobo batagombaga kuzarenga. Ndagira ngo nkumenyeshe kutabukora abanyarwanda. Hari abari bombwire ngo aminsi uravuga ibi ngibi kutabivuze cyagiye, kutabivugiye mu Rwanda, kutabivuze kubera muravuga ibyo mushaka, nta kibazo. Nge nawe nabwiye ngo yumve ibyo mvuga, yumve ko ari ukuri, agomba kubikurikira 100%. Ariko se abanyarwanda tuzamena amaraso kugeza ryari? Abanyarwanda tuzahorahorana kugeza ryari? Abanyarwanda tuziyita ko ngo turi abahutu, tuvuga igihutu, turi abatutsi, twirata twirirwe twapfuye twenyine kugeza ku wa kangahe? Harya ngo ntabwo dushaka kwitwa abanyarwanda ngo ni ubwoko. Yego mana, Imana itubabarire tugire n'impuhwe, nishaka twite giti duhe kwitwa giti cyangwa duhe kwitwa amabuye, ariko twumve ko kari agahugu twahuriyemo ari agahugu kacu katureba twese. Uko twakwita kose uyu munsi karacyitwa u Rwanda, turi abanyarwanda. Wabihindura wigira gute, wigurura, wizamura, uvuga ko ibyo uri mu kuvuga ngo ubyita amazina uko ubishaka, wumve ko urwo rurimi twasanze barwita u Rwanda. Nudukorera ubushakashatsi tukabona yuko rwitwaga igihutu, nta kibazo pe, nge nzemera kandi aricyo bizaba binantwaye. Nzumva yuko nyine nari narabeshywe. Ariko igihe utari wabikorera ubushakashatsi gusa ngo nuguhangana na Kagame ngo umwereke yuko ngo yakoresheje ubututsi nawe ukoresha ubuhutu, urashaka kumarisha abanyarwanda muvandi. Ndakubwiza ukuri, urashaka kumarisha abanyarwanda. Urashaka ko twongera kubona intumbi zirenze izo twabonye 94. Nge nawe nitumara kwikubita itoshi tukumva yuko Imana yaremye umuntu, ni naho ngiye kurangiriza nubwo atariho natangiriye. Imana yaremye umuntu, ntabwo yaremye abantu. Imana yaremye umuntu kereka niba tutabyemera, ariko twese twemera ko Imana yaremye umuntu, ntabwo yaremye abantu. Abandi bose basigaye turabyangwa. Kereka niba mumbwira yuko Imana ngo no mu wa kabiri yaremye, yamusinzirije imukura mu wundi. Munyumve neza, niyo mateka dufite. N'uwa kabiri yaremye yaramusinzirije imukura mu wundi.
ariko mu kurema kwayo kwa mbere irema ikitwa umuntu yaremye umuntu umwe. Kuba waba uri umuzungu, kuba waba uri umwishinwa, kuba waba uri umuhinde, kuba waba uri umwirabura, kuba waba uri nyamweru, uri umuntu. Unyumve neza, uri umuntu kandi ukomoka kuri wa muntu umwe. Kuba wakwihindura umuhutu, uri umuntu. Kuba wakwihindura umututsi, uri umuntu. Kuba wakwihindura umutwa, uri umuntu. Kuba wakwihindura uri umuntu. Ngiyi inshibuko yacu. Niba tubuze ubumuntu rero muri twe, niba tubuze ubumuntu muri twe, ngo tubwubakishe ubumuntu bwabuze iwacu mu Rwanda, aho abantu banikwa babeshywa, aho abantu banika amagufa bayabeshyera, kandi aribo bateje ikibazo kugira ngo ayo magufa yicwe. Nabo baragize uruhare mu kwica menshi, amwe mu yo bishe nayo akaba ari muri ayo ngayo, kandi bakaba badashobora kubyemera. Bakaba barayatumye barayise izina ngo ni amagufa, ngo ni jenoside yakorewe abatutsi, abantu bose tugaceceka. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko nta gihe na kimwe Uwiteka ashobora kudutiza imbaraga ze kugira ngo dukureho uyu mwanda wicariye mu rugwiro, wicariye abanyarwanda, tutari twagira bwa bumuntu muri twebwe. Kuko ntabwo FPR iteze kuzura Kizito, ntiteze kuzura niyo mugabo, ntiteze kuzura Rwigara, ntiteze kuzura Bigabiro, ntiteze kuzura Mbonyumuvunyi, ntiteze kuzura ba bantu b'ikibeho, nta nubwo iteze kuzura Bahati, ntiteze kuzura ba bandi baguye muri Kongo ari yibishe, ntabwo iteze kuzura ba bandi yiciye ku Mugina, ntabwo iteze kuzazura ba bandi yiciye ku Ruhuha, ntabwo iteze kuzazura ba bandi yiciye ku Nserine, ntabwo iteze kuzazura ba bandi yiciye kwa Gashumba, ntabwo iteze kuzazura aho hantu hose yagiye yicira abantu. Bamwe yiciye mu buvumo, bamwe yiciye muri stade y'Ibyumba, bari abantu kandi bose bakomoka ku muntu, nabo babicaga ari abantu ariko bigize abamarayika. Imbaraga ziva ku Uwiteka umunsi zakoze akazi kazo kuri ba bandi bashyigikiwe n'Uwiteka, kubera ko bamaze kwihuza n'Uwiteka, connection yabo yagiye igahura n'Uwiteka. Ndagira ngo mbamenyeshe ko kuva kwa FPR bizaba nk'ubufindo. Abantu be twese tuzikanga, tuzavuga tuti kuki ibi bintu bibaye kandi twaravuga ko bidashoboka. Twiringiye Museveni byarananiranye, twiringiye Nkurunziza agenda ntacyo akoze, twatutse Kisekedi nyuma turamwiringira, uyu munsi bakomeza kugenda bafata uduce. Gikwete Kagame yaramututse tugira ngo Gikwete ari burakare amutere. Ibyo ni ibihugu bikikije igihugu cyacu, byose byarangiye tujya kubona tukabona byose bizimye nk'agatadobo. Kane kumamarira umwanya, ariko nitubura umuntu muri twe, bwaba umuntu bukurimo ukumva ko bundeba bukureba, ukumva ko bureba wa wundi wita umanzi wawe, kuko ntabwo akwanga niwe wiyanga. Se buriya iyo murebye Kagame neza, mukareba ba Kabarebe, mukareba bayibingira, mukibaza muti wenda mu myaka 30 yindi tubahaye imyaka 30 bakongera bakayiyobora, Imana ikayibatiza, ariko byarangira bavuyeho, kandi ariko bakomeza guhemuka, banatiza abana babo guhemuka. Kwa abana babo benda babangana nkuko bakagame bangana uyu munsi, ko bakagame baba batakiriho, abo bana babo baba basize hehe abuzukuru ba Kagame, ubuvivi bwe n'ubuvivure, abayibingira, aba Kabarebe n'abadani Munyuza baba basigaye. Ariko baradutabaye bari abana ba Kagame, byatuma abana ba Kagame n'abuzukuru be babaho neza, niyo babaho batayobora ariko bakabaho bumva yuko imitima yabo ituje, batari mu kuzizwa ibyo base bakoze. Nkuko Kabarebe yirwa bavuga ngo nibajye guhiga abana bari muri Mozambique, muri Zambia, muri Malawi n'ahandi nkaho ngaho, kubera ubwenge Imana yabihereye gusa, ngo kubera ko babaye abambere cyangwa bakabira ba gatatu gutyo. Dushakishe ubumuntu muri twebwe, tureke ibiganza ku Mana iduhagurukirize Dawidi, mureke ibibazo bitarangira. Ariko niba dukomeje gusiganira ku byiswe itandukana ry'abanyarwanda, inzika n'inzigo n'ibindi nk'ibyo, akaba ariyo dukomeza kuvuga,
kuvaho kwa FPR bizatugora. Imana ibampera umugisha. Yari umuvandimwe wanyu Kayumba Hamisi Munyandamutsa utabategekana na gato kwemera ibyo mvuze, ahubwo uri mu kuvuga ngo tugerageze turebe ese uremererwa bingana iki, wihangana bingana iki, ubabazwa bingana iki, ukihangana bingana iki. Reka mbabwire, umuntu wese uzumva iyi audio azanshake mu gikari tuganire. Hari amateka nzamubwira ndeba ku giti cyanjye, ariko ku giti cyanjye nawe ambwira ye, hanyuma turebe niba tudashobora kugira icyo tubyazamo umusaruro kiri connecte ku Mana, gifite aho gihuriye n'Uwiteka, kurusha uko twebwe dushobora kujya guhangana n'imbaraga z'isi tutazishoboye. Imbaraga z'isi zifitwe n'abanyasi, ariko izi mbaraga z'Uwiteka yo zamanutse. Ibi ndabibabwiza ukuri, utabifitemo ibyiringiro ni akazi ke. Imbaraga z'Uwiteka yo zamanutse zikicara kuri babandi bafite izi mbaraga z'Uwiteka, babandi b'isi bose bareba nk'ibihore kandi bose baca bugufi. Biba ngombwa ko ibuye rihonda uwigize igihangange, biba ngombwa yuko Mark ifatwa nta ntambara ihabaye, biba ngombwa ko babandi bose bavuze nka ba Yesu bamamara. Usanga umuntu wamamaye ari umwe, ukibaza impamvu yamamaye, burya aba yaramaze kugira connection n'Uwiteka. Ntabwo kuba umuntu afite connection ari uko abigihangange, ari uko abazwi n'abantu benshi. Buriya urebye neza wasanga Kagame mu myaka 30 cyangwa 50 ishize nta hantu yari azwi. Yemwe ushobora no gusanga abantu bavugaga bashobora gutera u Rwanda atarazwi, ariko kuki uyu munsi ari uzwi. Ntabwo mvuze ngo yagize connection n'Imana, oya, kuko iyi si yobowe na Sekibi. Kugeza kuri akanya iyi si yobowe na Sekibi. Ni gute noneho Sekibi twe twatandukana nayo kugira ngo Uwiteka azahe abana bacu, abuzukuru bacu, igihugu cyabo gakondo bazakibemo iteka ryose kandi bishimye. Mukomere.